guys, ngiye kwereka ukuntu ushobora gufungura shop kuri Click Rwanda nk'umu agent. Ikintu ukora urajya kuri Chrome, uri kure wandikamo Click Rwanda, and then urategereza. So numara kugeramo uraza ahangaha handitse ngo login, wakande nurangiza urebe hano handitse ngo agent, uhakande nurangiza wituze hano handitse ngo sign up, uhakande. So ahangaha uraza gushyiramo imyirondoro yawe, amazina yawe yose, email address yawe, ahantu hambere ushyiramo amazina yawe, aha kabiri ushyiremo email, aha gatatu ushyiremo telefone number, aha kane ushyiremo password, hano urashyiramo location y'ahantu uherereye, akarere uherereyemo. So hano noneho urajya kuri TikTok account yawe, ukureho link, wenda kambibereke TikTok profile link. So niba udakoresha TikTok urahita ufunguraho nyine account kuri TikTok. Ndabona iyi ni TikTok yanjye, uraza hano handitse ngo share profile, wakande, ukande hano handitse ngo copy link. Numara kuyikopiya uhita ugaruka ahangaha uhita uyipestingamo hano, nangiza ujye kuri Instagram, nugera ngaha kuri IG nawe uraza ngaha kuri profile yawe. So urakanda hano handitse ngo share profile, nangiza ukande hano handitse ngo copy link, usubire kuri Click Rwanda uyipestingemo kuri Instagram, nangiza ujye no kuri Twitter, naho ukoreho account yawe. So ujya hano kuri profile, nangiza hano handitse ngo ahangaha ukuntu uri buhakore profile yawe. Sorry gato, uraza ahangaha ku budomo butatu buri hejuru, ukande kuri share, nungiza uhita ukanda hano handitse ngo copy link, uhita usubira muri Click Rwanda hano, Twitter nayo uyishiremo, Instagram, TikTok nayo, Ibi nubirangiza urahita ukanda hano kuri accept, numara kuhakanda uhita ukanda hano handitse ngo submit. Byose wamajije kubyuzuza, imyirondoro yawe wayishyizemo, wahita bikunda. Nurangiza kubyuzuza uze kuza ukanda kuri login, ushyiremo za credentials zawe cyangwa se ibyo wakoresheje winjira. So ngira ngo urabona ko successfully ninjiye muri Click Rwanda as agent. Urukumva ufiteho account ebyiri, hari ya account winjiriraho yandi yari isanzwe akajya twinjiriraho isanzwe, ariko iyi ngiyi ni y'umu agent. Urabona ni uku nguku dashboard imeze. So ni uku nguku rero ushobora kwinjiramo nk'umu agent. Yandi ya mbere yari n'isanzwe ukajya twinjiramo bisanzwe, ariko iyi ngiyi y'umu agent niyo tugiye kujya dukoresha tunakoreraho amafaranga. Ciao mukomeze kuryoherwa na gahunda nziza za Click Rwanda.